iya mbere Ukwakira kuwa 90 twarose inzozi nziza ko tugiye kwambuka mu gitondo cya kare twari dusesekaye ntawadukomye imbere ndeba nani ikibazo cyambuza gukorera u Rwanda umujyi wa Kigali n'amapfu ndeba nani ikibazo cyambuza gukorera u Rwanda. Umutoza w'ikirenga niwe soko tuvomaho. Uyu munsi rero ku itariki ya 3 Ukwakira 2022 duhuriye kuri iyi mbuga nziza cyane, imbuga ikeye, imbuga iryoshye, ngira ngo tugiye gutangiza ukwezi kwahariwe kuzirikana ubumwe n'ubudaheranwa rw'Abanyarwanda. Nyakubahwa mushyitsi mukuru rero, ngira ngo aka kanya ndetse n'abaturage n'intore z'akarere kacu ka Nyarugenge, shoza mihigo Rwanda tuzakugira intajorwa uhoranije abo no mu mahanga. Shoza mihigo Rwanda tuzakugira intajorwa uhoranije abo no mu mahanga. Shoza mihigo ningira nti intore za Nyarugenge muraza kunsubiza muti ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. Intore za Nyarugenge, intore za Nyarugenge, ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. Maze inshoza mihigo natwe tukagira ikivugo kigira kiti Rwanda tuzakugira intajorwa uhoranije abo no mu mahanga. Ni umukoro wa twese rero, ni umukoro dufite, aho uyu munsi dufite abashyitsi batandukanye tuza kuba turi kumwe. Ngira ngo mu mwanya muto tugiye kwakira itorero Indatirwa Bahizi kugira ngo ryakire abashyitsi turi kumwe, abamaze kuhagera n'abandi mu gihe tugitekereje ko baza kuhagera. Nyuma yaho, nyuma y'itorero turaza kwakira ijambo ry'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere kacu ka Nyarugenge. Nyuma tuze kwakira ikiganiro, umutumirwa akaba ndetse n'umutoza aza kutugezaho, tukaza kwakira icyo kiganiro. Nyuma turaza kwakira itorero Indatirwa Bahizi, ijambo ry'umuyobozi w'umujyi, hanyuma tuze kwakira ubutumwa bw'umushyitsi mukuru, nyuma tuze gusoza n'ifoto y'urwibutso. Reka rero nsabe Indatirwa Bahizi z'umujyi wa Kigali tubahe urubuga. Kamananga yarahagurutse ubwatungukibwa mikuka rubanda zenda kurwana manayirwa nda yatungutse ibwami kuka rubanda yarapfukamye ngo bwakoma yombi zenda kurwana manayirwanda. Mu budasa bw'inshoza mihigo, mutima w'urugo n'umurya w'inanga, ku munsi nk'uyu nguyu, ku munsi ukomeye. Indatirwa Bahizi urubuga n'urwanyu. Ya mbere Ukwakira kuwa 90 twarose inzozi nziza ko tugiye kwambuka mu gitondo cya kare twari dusesekaye ntawadukomye imbere. Oye Nkotanyi Kagitumba yinjiwe, Umutara wafashwe nta Gatuna yinjiwe, ibirunga byafashwe
byinshi ibyo ni ibikapu inkotanyi rero zinjira mu gihugu zazaga zihetse ibikapu ukibaza uti se ibi bikapu bahetse ni by'iki nk'uko uko inkotanyi zinjiye bamwe bati buriya baje gusura bene wabo nyamara imbunda ari uko bahetse bati turakurubohora Rwanda ndatindatirwa abahizi uku kwezi kukwakira tukwakirana ubwuzu mu mitima yacu aho ingabo z'inkotanyi zemeye kwitanga zitizigamye ngo zikize amage abana b'Abanyarwanda bari ku ngoyi hari abahasize ubuzima ariko nta kundi byari kugenda tuzahora tuzirikana ibikorwa byanyu yego biduteye ishema twaje gusingiza ibigwi byanyu inkotanyi z'amarere bato mwatugira ibihe byiza muri imena dufite abayobozi beza bafite icyerekezo gihamye ingero ni nyinshi n'amaso arakwihera dore intwari ziriho ahubwo mutasori zinora zirusha intabwe muti urasobanutse wari ukuyagoye twese udushyira igorora dore u Rwanda ruremye gukunda igihugu ni ukurangwa n'ibikorwa byinshi bihuje ubumwe kuri bose turashimira leta yacu y'u Rwanda yagaruye ubumwe mu banyarwanda twese rero nk'abitsamuye twimakaze gahunda nziza ya ndi umunyarwanda munyarwanda aho uri hose ubirwanye uzabigira wese umwamaganire kure uti ntumeho nimucyo twambarire kubimena njyewe ubu nahisemo nzatwazangana imbere nushaka unkurikire mu runana rw'imihigo turishinge turahire yuko tuzahora dukunda ibyiza ubutabera n'amahoro urukundo n'ubupfura ubukire bwanga ibyo ndabugaya ntumeho mu w'igihumbi kimwe 1990 mu kwezi k'Ukwakira abo basore n'inkumi banze guhera ishyanga bakimanira ishyamba imbeho n'imvura ntibabyumva ubari ku isonga ati musange mbere mpaka Kigali mwamfura mwakoze ibikorwa ntagereranywa mubora abana b'u Rwanda muhagarika jenoside yakorewe abatutsi isi yose bakurira ingofero ubumwe bw'Abanyarwanda ni isano mizi dukomora ku batubanjirije ubudaheranwa budufasha kubaka u Rwanda rwacu vuga intwari z'u Rwanda vuga intwari z'u Rwanda vuga mwararurwanye mu mvura y'amahindu muri mwararurwanye intwari z'u Rwanda muri intwari z'u Rwanda mwintwari y'u Rwanda kagitumba muvumba muri mwara
Rwanda, muri ntwari z'u Rwanda, muri ntwari z'u Rwanda, mwitangiye u Rwanda, mumena amaraso yanyu, muri ntwari z'u Rwanda. Dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dushimire n'abayobozi bose bagize uruhare kugira ngo tube duhagaze dutyo uyu munsi nk'igihugu. Kwa muyobozi w'umujyi wa Kigali, ndagira ngo munyemerere tubakire abaturage n'abayobozi bari hano mu nzego zitandukanye, barifuza ko muhagejuru mukapepera bakabakira. Koze cyane. Turi kumwe kandi n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ibikorwa remezo n'imiturire. Nyakubahwa umuyobozi w'umujyi wungirije, mwabasuhuza. Turi kumwe kandi na Honorable Abdul Karim Harerimana, nyakubahwa Commissioner, mwahaguruka mugasuhuza. Turi hamwe n'ingabo, uhagarariye ingabo mu karere ka Nyarugenge, ariko mu cyicaro arimo hagarariye ingabo. Nahaguruka asuhuze abaturage bahano bose. Turi kumwe kandi n'umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, Madame Devote, mwasuhuza abari hano. Turi hamwe nanone n'abandi bayobozi mu nama y'umutekano taguye mu karere ka Nyarugenge, kwa umuyobozi uhagarariye urwego rushinzwe umutekano imbere mu gihugu, mwahaguruka mugasuhuza abaturage. Bana Batista. Kwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali, hano turi mu murenge wa Rwezamenyo, umurenge watwakiriye muri iki cyicaro turimo. Reka Perezida w'inama njyanama wasuhuza abaturage ba Rwezamenyo na bo duhana imbibi hano hose. Turi kumwe kandi n'umuyobozi birumvikana w'umurenge wa Rwezamenyo, nasuhuze abaraha, hanyuma abandi turaje turere uko tubigenza. Hano turi nyakubahwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali, turi hamwe n'abayobozi mu nama njyanama z'imirenge igize akarere ka Nyarugenge. Reka bahaguruke mu byicaro byabo basuhuza abaturage bari hano bahagarariye inama njyanama z'imirenge. Turi hamwe kandi n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge mu karere ka Nyarugenge, musuhuza abaraha mukagira Imana mwe. Ego, ndagira ngo kandi twakire abayobozi batandukanye bari hano baje kwifatanya natwe, baba mu murenge wa Rwezamenyo ndetse no mu karere hose ka Nyarugenge. Ndagira ngo bose tubahe amashyi tubashimira ko baje kwifatanya natwe. Kwa muyobozi w'umujyi wa Kigali, ndagira ngo tubabwire ko nk'akarere ka Nyarugenge dutewe ishema no kubana namwe uyu munsi ndetse n'abandi bashyitsi baraha. Ni umunsi udasanzwe mu mateka yacu nk'Abanyarwanda. Ni umunsi tuzirikana ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda. Ni umunsi twibuka ko amatariki nk'aya yari amatariki atoroshye, ubwo ingabo zaho zari zarapiye inkotanyi zari zambariye urugamba rwo kubohora Abanyarwanda, kongera tukimakaza ubumwe, amahoro, ubworoherane no kutishanya uko ariko kose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi tunejejwe nuko ibyo byose byaharaniwe byagezweho. Uyu munsi turangamije cyane, turajwe ishinga no kuzirikana ko Abanyarwanda tutaheranwa n'ayo mateka. Tuzarangwa n'ibikorwa bitandukanye bigamije kwimakaza ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse n'ubudaheranwa. Mu gihe tuzaba dusoza uku kwezi ku bumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda, tuzaba turimo twivuga imyato, tugaragaza ibikorwa bitandukanye by'indashyikirwa buri murenge wose uraha, ndetse harimo
n'abahagarariye inama njyanama, abayobozi mu nama njyanama, n'abavuga rikumvikana bari hano, opinion leaders baraha, abaturage twese twambariye gukomeza kuzirikana ubumwe bwacu no kwirinda icyo ari cyo cyose cyadindiza iterambere ry'igihugu cyacu, tuzirikana ko aya mateka twanyuzemo agomba kutaduherana, ahubwo tugomba kuyagira umusingi ukomeye cyane wo kwiyubakira igihugu cyacu. Ndagira ngo munyemere nyakwaha ubuyobozi umujyi wa Kigali twakire Honorable Abdulkarim Harerimana atwinjize muri iki kiganiro twateguriwe, hanyuma twese tumwakirize amashyi menshi cyane kugira ngo murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali, nyakubahwa umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali, nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge, nyakubahwa umuyobozi w'ingabo, nyakubahwa umuyobozi wa polisi, umuyobozi wa njyanama y'umurenge wa Rwezamenyo, nyakubahwa gitifu umurenge wa Rwezamenyo, abayobozi mwese muteraniye hano, baturage bagenzi banjye umurenge wa Rwezamenyo ndetse n'abakarere ka Nyarugenge, n'abashuje mwese muri aho. Turaganira ku bumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda. Impamvu tubiganiraho nuko byigeze kubaho, hanyuma biza no kubura, ubu bikaba birimo kubakwa. Mbere yuko abakoroni baza mu Rwanda, u Rwanda cyari igihugu kimwe cyunze ubumwe, gifite gahunda ya politike izwi kigenderaho, gifite itegeko nshinga Abanyarwanda baziranyeho, igihugu gifite umwami, kikagira umugabekazi, kikagira abaturage, kikagira ingabo ziva muri abo baturage, igihugu kinini cyane, ntabwo ari iki ngiki mureba uyu munsi. Ibyo cyatakaje igihe abazungu b'abakoroni bageraga mu Rwanda byikubye inshuro zigera kuri 20 cyangwa 30 by'u Rwanda tubona uyu munsi. Icyo gihe cyabayeho igihe cy'imyaka myinshi cyane, igihugu kimwe, umwami umwe, Imana imwe, abaturage bagendera muri ubwo bumwe. Abakoroni baza mu Rwanda baje baruzi, hari abari barababanjirije mbere bitwaga ko ari abantu b'aba explorers bagenda bashakisha kumenya isi uko iteye n'abayituye, ariko mukuri icyo bari bagamije no kugenda bashakishiriza ibihugu byabo imirima bazajya basaruramo ibintu bitandukanye batagira iwabo. Murimo hari uwitwa Speak wageze hano mu Rwanda mu ba mbere, muri bo harimo uwitwa Stanley, uyu nguyu wageze hariya ku kiyaga cy'Ihema, ubanza n'iryo zindi hema rituruka ku ihema yari atuyemo muri ako gace, ariko akaza guhora n'imyambi y'Abanyarwanda akagenda. Abo muri raporo batanze baha bene wabo iyo ngiyo i Burayi, bababwiye yuko hari igihugu cyitwa u Rwanda cy'abantu bashyize hamwe, bubaha umwami wabo, bakamwumva bakamwumvira, bafite ubutegetsi budatandukanye n'ubutegetsi bw'i Burayi.
ariko kandi kikaba ari n'igihugu cyiza cyane. Ba nyiracyo bazi ko aricyo gihugu kirusha ibindi byose ubunini n'ubwiza. Aba rero kugira ngo uzashobore kubategeka, ubahinduremo abahinzi b'ubwo butaka ariko bahingira wowe, ugomba kubanza kubahindura mu myumvire. Iyo niyo raporo abakoroni baza mu Rwanda bari bafite ku Rwanda. Bakihagera rero mu bya mbere bakoze, uretse gucamo igihugu bakagitwara ubutaka butari bukeya, bumwe bukajya ku gihugu cyaje kwitwa Kongo, ubundi bukajya ku kindi cyaje kwitwa Tanganyika, ubundi bukajya ku kindi gihugu cyaje kwitwa Uganda. Ikindi bongereho ni ugucamo Abanyarwanda ibice. Ibyari bizwi mu mibereho y'Abanyarwanda n'ubuzima bwabo busanzwe nk'Abahutu, Abatwa n'Abatutsi, ubwo ni abahinzi, ababumbyi n'aborozi, babihinduramo amoko. Ntibagarukiraho ariko banateranya abavandimwe bavuga ururimi rumwe, babashyiramo no gutangira kutumvira umwami no kumva amategeko ye. Babakuramo umuco wa Kinyarwanda wari usanzwe wo gukundana, umuturage abana n'undi, umuvandimwe abana na mugenzi we. Babakuramo itorero Abanyarwanda batorezwagamo kurengera u Rwanda no kurukunda, n'undi muco mwiza warangaga Abanyarwanda byose babikuraho babishyira ku ruhande. Abanyarwanda batangira gusubiranamo. Bwa bumwe turimo kuvuga burabura. Iyo bigarukiraho ntacyo byari kuba bitwaye cyane, kuko wenda byari kugaruka vuba. Ariko ikibabaje nuko hari Abanyarwanda cyane abize muri biriya bihe babyumvise gutyo, babyemera gutyo, ndetse baranabyishimira cyane, babyishyiramo, bumva ko ariko kuri. Bamwe berekwa ko ari Abahutu batagomba kubuvamo na rimwe, bakabwirwa yuko banakomoka muri Chad, bakabyemera. Aba bitwa Abatutsi babwirwa ko bakomoka muri za Abyssinia, barabikunda, barabyishimira. Abandi nabo bitwa Abatwa, babwira yuko nabo nubwo aribo ba mbere bageze ku butaka bw'u Rwanda, ariko nabo ko badakomoka hano, bakomoka iyo ngiyo mu mashyamba ya Kongo. Nabo barabikunda, barabyishimira. Birema rwa rwango rero kera rwari umuziro mu bana b'u Rwanda. Muri za 59 Abahutu muri Parime Hutu na Prosoma bashyigikiwe n'abakoroni bafata icyemezo cyo kwica buri Mututsi n'Umurunari, kubera yuko aribo banzi babo. Umukoroni ntabwo ari umwanzi. Amaraso arameneka mu Rwanda y'Abanyarwanda, amenywe n'Abanyarwanda, bahagarariwe n'abakoroni. Ntawe ari hafi aho ngaho ngo atabare mu Banyarwanda yanga ibyo bikorwa. Ahubwo abapfuye barapfuye, abahunga barahunga, ababonye ko batsinze bishimira ibyo bise intsinzi, ndetse banashyiraho n'amategeko abwira abahunze yuko bagomba kuguma iyo ngiyo bahungiye, batagomba no gutekereza kuzagaruka mu Rwanda, kubera yuko n'ubundi atari Abanyarwanda. Repubulika ya mbere ije muri ayo maraso, ikomereje aho ngaho, ibitsimbarayeho,
havuka n'ibitero noneho bya bamwe bashaka guhunguka ngo bagaruke mu Rwanda, byaje kumenyekana nk'ibitero by'inyenzi. Uko izo nyenzi zateraga, zaba ziturutse mu Bugesera cyangwa muri Nshiri cyangwa mu Mutara, Abatutsi mu Rwanda barishwaga, barafungwaga, baratotezwa mu buryo bose bushoboka. Bikomeza kugeza muri 1973. I Burundi abasirikare b'Abahutu bashatse gukora kudeta ngo bakureho Abatutsi, babigiriyemo inama na Kayibanda ahangaha mu Rwanda. Ubwo ni 72. Bamenyekana mbere yuko bagera ku mugambi wabo, leta irabafatira bica, ndetse haba imvururu zageze no mu baturage. Abatutsi bica Abahutu, bituma Abahutu b'i Burundi bambuka imipaka y'igihugu cyabo bagera no mu Rwanda. Kayibanda kubera agahinda k'ibyabereye mu Burundi yari yateje, atanga itegeko ry'uko bihorera, ariko bagahorera ku Batutsi bo mu Rwanda. Batangira kwicwa nanone muri 1973 mu mashuri hano haruguru kuri Saint Andre. Byahabereye twari turiho tutari bato, hariya muri lycée Notre Dame, mu bakobwa abahungu bamanuka bajyayo, hariya hepfo kuri University of Rwanda bongo hariya Imburabuturo byahabereye, n'ahandi hose mu gihugu leta ibishyigikiye. Abana b'Abatutsi b'Abahutu bafite uburenganzira n'uruhushya rwo kwica ab'Abatutsi no kubirukana mu ishuri. Bikurikirwa no kwirukana noneho n'abakozi b'Abatutsi bari mu nzego zitandukanye za leta. Bya bindi byabibwe n'abakoloni birimo gushyirwa mu bikorwa n'Abanyarwanda babikunze bakabyemera. Haba kudeta muri uwo mwaka 1973. Itangazo ryatanzwe ku tariki ya 5 z'ukwa karindwi 1973, bavuze ko u Rwanda rwari rugiye kugwa mu rwobo rurerure cyane, ingabo z'igihugu zigatabara. Urwo rwobo ntabwo bigeze barusobanura, ariko abafite ubwenge bararubonye. Nuko abaofisiye bakuru cyane cyane bo majyaruguru, Kayibanda yari yarafashe icyemezo cy'uko bagomba kuvaho bagasimburwa nabo mu majyepfo. Ivangura iracyakomeje no hagati y'Abahutu ku Bahutu. Noneho Habyarimana amaze kugera ku butegetsi, politike ya Parmehutu yarayikomeje ku mugaragaro. Muri disikuru ye byaragarukaga cyane, muri za kongere za muvoma byaragarukaga cyane, ndetse no mu mategeko bishyirwamo, kujya mu mashuri, imibare y'Abahutu, y'Abatutsi, y'Abatwa, kujya mu kazi kaba ka leta kaba kabikorera, umubare w'Abahutu n'uyu, w'Abatutsi n'uriya, w'Abatwa n'uyu. Kujya mu ngabo aho ni no go zone, Abatutsi ntabwo bari bemerewemo, zari z'Abahutu gusa n'inzego z'umutekano zindi. Ubumwe bw'Abanyarwanda bwarapfuye burashira guhera muri kiriya gihe cy'abakoloni, igihe cya Repubulika ya mbere n'iki gihe cya Repubulika ya kabiri. Hari Abanyarwanda rero bamwe batari mu gihugu imbere batekereje yuko u Rwanda atari ko kuriya rugomba kumera. U Rwanda rukwiriye kugira ibyiza, ntabwo ari ikivume. U Rwanda ni igihugu kimwe n'ibindi bihugu byose, rufite Abanyarwanda bazima,
rw'urwarwo ni ruzima, biriya bibazo bihari n'indwara ishobora kuvurwa ikavaho. Batangira kubitekerezaho rero byose kimwe kimwe, ariko uyu munsi turavuga kuri icyo cy'ubumwe bwonyine. Ndavuga yuko icyo gihe havutse umuryango witwa RPF Inkotanyi. Mu mpamvu zitandukanye zatumye uvuka harimo kugarura ubumwe bw'Abanyarwanda. Barabitangaje ku mugaragaro, batuma kuri Habyarimana na leta y'Inyamuna dore bikenewe kugira ngo igihugu cyacu kive muri ako kangaratete, Abanyarwanda babe bamwe, Abanyarwanda bagira icyubahiro mu bandi bantu ku isi, Abanyarwanda bave mu bujiji, Abanyarwanda bave mu bukene, Abanyarwanda bave mu kohereza mu mahanga impunzi, Abanyarwanda bagire ubuyobozi bwiza bwabo bihitiyemo, butarangamo ikimenyane, ruswa cyangwa n'izindi ndwara ziganisha aho ngaho. Habyarimana arinangira. Nibwo rero yanabwiwe yuko nibikomeza kunanirana gutyo bizaba ngombwa yuko yenda akoresha imbaraga ariko u Rwanda rugakira. Niyo tariki rero mu kanya, tariki ya mbere Ukwakira, iri torero mu kanya ryatwerekaga mu ndirimbo n'imbyino abana b'abakobwa n'abahungu bafashe intwaro bakiri bato batari gito, biyemeza kuza kubohora u Rwanda. Ubudaheranwa buratangiye. Bamwe bari bamaze imyaka igera kuri 30 bari hanze y'iki gihugu, barabujwe kukandagiramo, n'abaragerageje kuyikandagiramo muri za 80 birukanwe muri Uganda, bageze mu Rwanda nabwo barirukanwa ngo ntabwo muri Abanyarwanda. Habyarimana yarabasanze bamwe muri Uganda akababwira ati nyamuneka ikirahure cyaruzuye, ntimuzahirahire mutekereza kuza mu Rwanda, nimwigumira iyo ngiyo. Bamwe muri abo ngabo nibo bafashe intwaro baza kubohora u Rwanda, ariko ibitekerezo byo ntabwo byari muri bo bonyine, kuko byari bitangiye kugera n'ahandi hose ku isi, ariko no mu Rwanda imbere byarahageze. Aho kugira ngo Habyarimana na bagenzi be bumve barebe yuko ubwo bumwe ari ngombwa bukenewe, bahisemo gutegura jenoside, ndetse baranabivuga ku mugaragaro. Umukoloneli witwa Bagosora ari Arusha mu masezerano, bamaze kumvikana yuko kugira ngo amahoro agaruke mu Rwanda nuko tugira igihugu duhuriyemo nk'Abanyarwanda, tukasaranganya ubutegetsi, ndetse no mu ngabo z'igihugu hakajyamo abantu baturutse muri RPA n'ibindi nk'ibyo. Yarabuze ibintu bizabaho ngihumeka, ati ngiye ahubwo gutegura imperuka mu Rwanda. Imperuka ni iriya jenoside. Iraba koko. Ariko amahanga iritangiye kuba atangira kuvuga amagambo atandukanye. Bamwe bati mu Rwanda habaye isubiranamo ry'amoko, abandi ngo habaye intambara imbere mu gihugu. Ariko inkotanyi zo zarabihoye ziravuga zitoya ikirimo kuba ni jenoside. Kandi nibyo kuko nibyo Bagosora yarimo gukora, nibyo leta yasindika ubwabo yari irimo gukora, nibyo bari bamaze kumvikana. Mu gihe amahanga rero kiri mu magambo, RPF ifata icyemezo cy'uko igomba guhagarika jenoside yari irimo gukorerwa Abatutsi. Bakura inkota mu rwubati,
ari bakeya bafite intwaro nkeya ariko bafite urukundo rw'u Rwanda, bafite ubushake bwo guhagarika iyo jenoside, kandi koko mu gihe cy'amezi 3 barayihagaritse. Bamaze kuyihagarika ku tariki ya 4 z'ukwezi kwa 7/1994, bashoboraga guhita batangaza bati turatsinze, dufashe n'ubutegetsi nka RPF, ariko si cyo bakoze. Bahamagaye abandi banyarwanda bari mu mashyaka atandukanye uretse MRND na CDR n'ibindi bice byagiye muri Hutu Power, barababwira ati nimuze dufatanye gusana no kubaka u Rwanda rundi bushyashya. Ubumwe buragarutse noneho mu Rwanda. Mu minsi mikeya ku tariki ya 19 z'ukwa 7 bashyizeho guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda, ihuriwemo n'Abanyarwanda b'ingeri zose. Mu mezi make yakurikiyeho n'ingabo zirahuza. Babandi barwanaga ejo bundi, RPA irimo kurwana n'abariya bitwaga FAR, bari barihaye n'akazina ngo ni inzirabwoba, ariko mukuri bari ingirabwoba. Ibyo ni ibintu niboneye n'amaso yanjye. Uyu mukoroneri murebe icyo gihe yarakiri umusore ukiri muto, ariko ndakurahiye guhera Gabiro, nicyo cyari ikigo cya gisirikare cya mbere cyegereye RPA, bagikuwemo bagenda biruka kugeza binjiye muri Kongo. Murumva rero ko bari ingirabwoba mukuri. Usibye ko nta n'impamvu bari bafite yo kurwana, barengeraga ikise, ntabwo barengeraga u Rwanda kuko bari barimo kwica Abanyarwanda. Abo rero baje guhura bakora ingabo zaje kwitwa nyuma RDF dufite kuri uyu munsi. Ingabo zihuriwemo iza kera n'izubu, ingabo zitavangura, zitaza Abahutu, zitaza Abatwa, zitaza Abatutsi, zitaza Amajyaruguru, zitaza Amajyepfo y'u Rwanda. Ubumwe burimo kugaruka mu Rwanda, burimo kubakwa. Icyaje gufungura inzira ngari cyane y'ubwo bumwe ni inama zabereye mu Rugwiro mwaka 1998 kugeza 1999. Izo nama zari zihuriwemo n'abagize guverinoma y'u Rwanda, abahagarariye inteko ishinga amategeko, abahagarariye inzego zitandukanye z'ubutegetsi bw'u Rwanda, abahagarariye inzego z'umutekano, amashyaka ya politike yemerewe gukorera mu Rwanda, abantu ba civil society, iyi miryango itari ya leta, amadini, abanyamakuru, abanyamategeko, ariko noneho hatumiwemo n'abaparime Hutu. Abaparime Hutu bari bakiriho baje muri izo nama, hatumirwamo n'abarunari bari bakiriho nabo baje muri izo nama. Hasaswa inzobe, Rwanda biraganirwa, n'umuti uraboneka, havamo gahunda nyinshi cyane zirimo izi ngizi tune kugenderamo kuri uyu munsi. Ubumwe burimo kwimakazwa. Ubu rero niyo nzira turimo, ubumwe. Abanyarwanda bakiri bato cyane cyane bavutse nyuma 1994, ibyo by'Abahutu n'Abato n'Abatutsi, iyo banumvise ko abantu banabipfa baraduseka.
abakibirimo ni bakeya cyane. Hano mu gihugu harabo njya mbona, harabo njya numva, ariko no mu mahanga hariyo bakeya nabo bagitsimbaraye kuri ibyo bitekerezo, ariko amaherezo bizashira. Ubudaheranwa ari naho tugiye kurangiriza. Ubudaheranwa ubundi buri muri kamere y'Abanyarwanda. Babaga bazi ko rimwe na rimwe bashobora kugwa mu byago, u Rwanda rushobora kugwirirwa n'amage ndetse akagera kure cyane, ariko bahoraga bafite icyizere ndetse banakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo babivemo. Niko kudaheranwa. Uhereye na kera u Rwanda rwigeze kugaruzwa umuheto n'abashi, abanyabungu, gihe cy'imyaka 11. Hari bamwe mu Banyarwanda bari baragambanye nk'uko n'uyu munsi mubabona bagambana, ariko habayeho n'Abanyarwanda baje kumenyekana nk'abaryankuna. Inkuna ni umuntu washonje cyane akagira n'inyota, hari ukuntu uruhu rw'umunwa rugenda rugasadagurika, rukagenda ruvaho buhoro buhoro, umuntu akagenda rurya buhoro buhoro, akaba ari byo bihinduka ibiryo bye. Ubwo ni ukwihangana gukomeye cyane bashaka kugaragaza. Bakagirana ibiganiro n'uwagombaga kuzaza agasubiza u Rwanda icyubahiro cyarwo. Yari abundiye hariya Ikaragwe. Ruganzu Ndori araza, usanga abajyankunda bagenda bamwereka dore hari umwanzi arahari, barabarwanya babakura mu Rwanda. Uko ni ukudaheranwa. Kuvuga iho bari mu Rwanda rwita u Rwanda rw'igitinyiro, amahanga yatinyaga kandi akubaha. N'ubu rero nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, abantu miliyoni barenga barapfuye, imitungo itagira ingano yarangiritse. Ubumwe buragaruka, ariko n'ubudaheranwa buragaruka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri zimwe muri disikuru ze, iyo atuhamagarira kuba kuri urwo rwego rwo kudaheranwa, atubwira yuko u Rwanda rwageze habi cyane hatagira hasi yaho. Rugomba rero gukora ibishoboka byose rukavayo rukajya hejuru kure, harengeza aho umuntu ashobora gutekereza. Hari ubwo tubwira ngo twebwe twacigajwe inyuma n'amateka, ariko n'ibikorwa bya jenoside yakorewe Abatutsi. Mu gihe abandi barimo kubaka ibihugu byabo bagenda, twebwe tuba tugomba kwiruka. Ubwo n'ubudaheranwa abarimo kutubwira, kandi biragaragara muri buno bumwe bwacu. Ntabwo twaheranywe n'icyaha n'igikorwa kirusha ibindi ububi cya jenoside yakorewe Abatutsi, ahubwo turayandika mu mateka yacu, tukamenya ko yabayeho, tukabizirikana, tugahora tubyibuka kugira ngo tutazongera kubikora, ariko turimo no kubaka u Rwanda rwacu. Aho tugeze ndumva ko havuga byaba ari ukurondogora, kuko buri wese arabireba. Ndangije rero mbashimira, mbifuriza umunsi wa none mwiza, mbifuriza kuzarangiza uku kwezi tuzirikana ubumwe bw'Abanyarwanda, turwanya buri kintu cyose cyatuma dusubira inyuma mu macakubiri, ariko tunakomeza uyu murongo w'ubudaheranwa kugira ngo u Rwanda ruzakomeze rube igihugu cy'igitinyiro, igihugu cyubashye kandi cyubashwe n'amahanga. Murakoze. U Rwanda rwa bene Imana, u Rwanda rw'abadahemuka, u Rwanda rw'abataneshwa, u Rwanda rw'abadaheranwa. Nyakubahwa Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, mukaba n'umushyitsi mukuru, tubahaye ikaze. Banyakubahwa abayobozi mutandukanye mu nzego zitandukanye, baturage bacu umurenge wa Rwezamenyo, mwiriwe nanone.
turabashimiye. Imyaka 28 murabizi irashize turi mu rugendo rwo kwiyubaka mu kwimakaza ubumwe bw'Abanyarwanda. Hari rero byinshi byagezweho bigaragarira amaso, ariko nanone nkuko tubyibukijwe mu nyigisho duhaye mu kanya, hari ahandi tugifite imbogamizi tugomba no gushyira imbaraga. Mu byagaragaye hari abagifite imyumvire ihembera amacakubiri, dusubiza inyuma cyangwa se yangiza gahunda dufite y'ubumwe, ariko ntago twacika intege kuko ubu kituraje ishinga. Inayo mpamvu twahuriye hano ni ukugira ngo twese dushyire imbere gahunda y'uku kwezi yo kuzirikana ubumwe bwacu ndetse n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda mu byo twaciyemo. Ngarutse ku nsanganyamatsiko iragira iti uruhare rwa buri munyarwanda mu kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda, ndetse ikaduha buri wese uri hano n'utari hano umukoro mu rugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa. Nyakubahwa Minisitiri, ubu gahunda dufite imaze igihe kinini yo kubaka ubwiyunge bw'umunyarwanda, kubaka ubumwe bw'umunyarwanda, ariko tugenda tunashyira imbere cyane cyane umwihariko ku bana bato, urubyiruko ari narwo rufite umubare munini, kugira ngo abe ari rwo duha uwo mukoro, ariko tunababe hafi mu kugenda ushyirwa mu bikorwa. Turashima rero leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, usibye ko nkuko mwabivuze mu mateka mu kubohora igihugu n'ingamba zarafashwe ndetse n'ibisabwa byose bishyira mu bikorwa. Ubu mwabivuze honorable, abana bato uyu munsi bari gukurira mu Rwanda rwiza, ariko n'abakuru baciye mu mateka mwavuze ubu bose bari mu bumwe, ari nabwo twubakiraho ibyiza by'u Rwanda n'iterambere rirambye. Twafashe rero Nyakubahwa Minisitiri umukoro natwe ku rwego rw'umujyi, uyu munsi dutangije iyi gahunda, ariko ikaba igomba gusakara no mu tundi turere tugize umujyi wa Kigali ndetse no mu zindi nzego zose. Abangira ngo ngaruke ku byo tugiye gushyira no muri gahunda yacu muri uku kwezi, tugomba kubakira cyane cyane ku nyungu tubifitemo. Dufite rero gahunda yubatse y'ukwezi kose tuzashyira imbere gahunda y'ubunyarwanda, gahunda y'ubumwe mu bikorwa bitandukanye, abantu batibona mu moko, batibona mu masano, batibona mu madini, ahubwo bibona nk'Abanyarwanda. Gahunda yo kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo nayo izakomeza tuyishyiramo imbaraga muri uku kwezi. Tuzaharanira kuba igihugu kigendera ku mategeko no kubaha uburenganzira bw'umuntu, kurwanya ivangura iryo ari ryo ryose, dusenyera ku mugozi umwe ndetse dukunda kandi twubaka igihugu. Bimwe mu bindi tugomba gukomeza gukora ni ukugira ngo twiheshe agaciro buri muntu ku rwego rwe, tunarushaho gukunda umurimo, kuko iterambere ry'igihugu rishingiye cyane cyane ku muryango, ababyeyi muri hano, urubyiruko muri hano, kugira ngo duteze imbere igihugu ariko dukunze umurimo tunawunoza. Ibi byose rero n'ibindi navuze hano, nari mvuze iby'ibanze Nyakubahwa Minisitiri, bikazadushyira mu ngamba zigaragaza ejo heza kurushaho rw'igihugu cyacu, ndetse tunubakira nkuko nari mbivuze kuri bwa bumwe tumaze kwibutswa. Turasabwa nanone uruhare rwo kwegera abagifite ibikomere batewe n'amateka mabi, kugira ngo badaheranwa n'amateka, cyane cyane tunabegera, tunabubakamo icyizere kandi ko gihari kandi kinagaragara, ndetse buri wese akabigiramo uruhare. Sinasoza Nyakubahwa Minisitiri ntagize umwihariko naha urubyiruko rw'ejo, kugira ngo ubu bumwe bw'Abanyarwanda tuvuga duharanira, tubibutsa kwirinda ikibi, birinda akarengane, birinda gukora ibitanogeye umuco wacu, ndetse banirinda ibibashuka bibajyana mu ngeso mbi. Aha rero birabasaba nanone gukurikira impanuro, arizo twigishijwe twibukijwe, ariko hari n'izindi muri porogaramu zitandukanye dufite zigenda zibibagarukaho.
Nyakubahwa Minisitiri, nagira ngo nsoze nongera kubashimira ko mwitabiriye iyi gahunda yacu, ariko nanone nagira ngo ngaruke ku nshingano n'umukoro dutwaye nk'uko nari mbivuze, ari ku rwego rw'umujyi, ku rwego rw'imirenge ndetse n'uturere, ko tugiye gufatanya tugashyira imbaraga muri gahunda twubatse y'ukwezi k'ubumwe ndetse n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Nyakubahwa Minisitiri, nagira ngo mbahe ikaze mutugereze ijambo mwateguriye umunsi. Murakoze. Nyakubahwa Meya w'Umujyi wa Kigali, Nyakubahwa Muyobozi Nshingwabikorwa w'Akarere ka Nyarugenge, Banyacyoro mwese muteraniye hano, Banyakubahwa muhagarariye ingabo ndetse n'izindi nzego z'umutekano, babyeyi, bavandimwe, rubyiruko rwo mu murenge wa Rwezamenyo, muraho neza. Nagira ngo ntangire nshimira Akarere ka Nyarugenge kateguye uyu munsi uri butangize ukwezi kwahariwe ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Tunashimira Minisiteri ya Ubumwe kuko niyo yatanze umurongo ngenderwaho n'uburyo gahunda zose zizakorwa muri uku kwezi. Nk'uko tubimenyereye buri mwaka ku itariki ya mbere kugera ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 Ukwakira, Abanyarwanda twese dufata ukwezi ko kuzirikana ku bumwe bwabo, ndetse itariki ya mbere Ukwakira yatoranyijwe ko yibukwa mu mateka y'u Rwanda nk'itangizwa ry'urugamba rwo kubohora iki gihugu ndetse no gusubiza Abanyarwanda ubumwe bwabo no kongera kubaka ubwo bumwe n'ubudaheranwa byari byaratakaye. Muri uyu mwaka rero dutangiye uku kwezi, ni ibintu bimenyerewe, dufite ibikorwa bitandukanye tuba tugomba gukora, ariko icyo kigamijwe cyane ni ukongera gusubiza amaso inyuma tukareba icyasenye Ubunyarwanda, cyasenywe ubumwe, hanyuma tugaheraho dukora ibyo bikorwa, ariko tutirengagije neza ko aho twavuye ari kure, ariko bishoboka ko twakomeza tukatanga umusanzu wacu tukagera ku bumwe koko iki gihugu gikwiye. Insanganyamatsiko rero y'uku kwezi iragira iti uruhare rwa buri munyarwanda mu kubumbatira ubumwe no kubaka ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Mu bikorwa rero duteganya byose tugomba kuzirikana kuri iyo nsanganyamatsiko, ari naho duhera tunashimira Honorable Shehe waduhaye ikiganiro kitwinjiza neza mu mateka mabi twanyuzemo, ariko nanone n'amateka meza twanyuzemo yavanye iki gihugu mu rwobo cyari kirimo kubera inyigisho mbi twari twarahawe nk'Abanyarwanda zikagenda zikatworeka. Twabyumvise rero muri icyo kiganiro kuva mu gihe cy'ubukoroni kugera mu gihe cy'ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere n'iya kabiri, imiyoborere mibi yaranze isenyuka ry'Umunyarwanda aho kubwubaka. Ugusenyuka k'Ubunyarwanda bwatumye Umunyarwanda atagaciro, indangagaciro zamurangaga zari zirimo ubumwe, ubufatanye, gutabarana, ubusabane, ubutwari n'ishema ryo kuba Umunyarwanda, ndetse ubupfura n'ubumuntu. Mu bintu bikomeye kandi abakoroni bazanye harimo ko bigishe ko Abanyarwanda atari bamwe, mwabyumvise neza muri kiriya kiganiro, batava hamwe kandi ko bataziye igihe kimwe mu Rwanda, bigisha ko badafite imitekerereze, imico imwe, hanyuma ingengabitekerezo y'ubudasa ikaza ishyigikira kutagira uburenganzira bungana mu gihugu cyacu. Amateka y'u Rwanda mu kinyejana gishize yiganjemo byinshi byabangamiye isano, bumwe n'ubudaheranwa hagati y'Abanyarwanda, uko ubuyobozi bwagiye butandukana buhererekana kuva mu gihe cy'ubukoroni na nyuma yaho. Imbaraga zabwo zakomeje kubakirwa cyane cyane ku macakubiri yagize ingaruka mu mibereho, mibanire y'Abanyarwanda
muri izo ngaruka twavuga gutakaza ubunyarwanda, ubuhunzi, guhezwa kwa bamwe ku byiza by'igihugu, kwironda mu buryo butandukanye, iringaniza amashuri n'uburere bubi byaragiye bikatugeza ubwicanyi, intambara ndetse bisozwa na jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Nyuma y'aho urugamba rwo kubohora iki gihugu rubaye ndetse igihugu kikabohorwa, rugamba rugasoza neza, n'ingabo zari zirangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ingabo zari za FPR. Abanyarwanda banze kuba imbata z'amateka mabi, bimika umuco w'ibiganiro, bashaka ibibubaka nk'abantu bubaka igihugu duhuriyeho twese nk'Abanyarwanda. Mwabyumvise inzira ndende byanyuzemo, ibiganiro byo mu rugwiro byagiye bikageza mu gutunganya porogaramu uyu munsi igihugu tugenderaho. Uku kwezi kwahariwe kuzirikana ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda kugomba kutubera umwanya mwiza wo kuzirikana ubumwe bw'Abanyarwanda, cyane cyane ubwo tumaze kugeraho, bumaze gushinga imizi, ariko turacyafite inzira yo gukomeza kubwubaka kugira ngo tutazatsikira tugasubira inyuma. Rero uku kwezi kutubera umwanya mwiza wo kwisuzuma no kureba uruhare rwa buri muntu wese, urubyiruko, abakuru, abato, bakibyiruka ndetse n'ababibayemo cyane cyane muri icyo gihe, kugira ngo buri wese agire uruhare, azane umusanzu we, twubake ubu bumwe. Kuko kuva mu 1994 kugeza muri uyu mwaka turimo, tumaze imyaka 28 mu rugendo rwo kubaka no kwimakaza ubumwe bw'Abanyarwanda. Rero hari ibintu byagiye bituranga, cyane cyane hari ibintu bitatu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yadutoje kandi yatweretse ko aricyo cyatugejeje aho tugeze uyu munsi. Ni ibintu bitatu. Igikuru muri byo ni ukubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, kwemera kubazwa ibyo dukora mu nshingano. Buri muturage wese afite inshingano, buri muyobozi wese afite inshingano, umwana uri mu ishuri afite inshingano, buri cyiciro cyose gifite inshingano. Rero dukwiye kwemera tukajya tubazwa izo nshingano. Icyo tutakoze neza, icyo wahawe ntugikoreshe neza, uba utakaje inshingano. Nimba uri umuyobozi ntuzikore neza, ubwo ugomba kubibazwa kuko ntabwo inshingano uri kuzikoramo neza. Ndetse ikindi cyo kureba kure cyane, tukava muri twa tuntu duto twaranze iki gihugu cyangwa dushobora n'uyu munsi kuba twabangamira ubumwe bw'Abanyarwanda, tukareba kure icyerekezo cyagutse. U Rwanda mu myaka myinshi iri imbere ruzaba rumeze gute, noneho tukubaka duhereye mu kureba kure nturebe bugufi. Niyo mpamvu rero dufata uku kwezi mu buryo bwo kwisuzuma cyane cyane, kugira ngo turebe ni hehe tugeze muri rwa rugendo. Ese turi kwihuta nk'uko tubisabwa? Turi kugenda gahoro? Ese buri wese arimo neza? Buri wese mu mwanya we ahagazemo neza? Kwisuzuma ariko tunakareba aho bitagenda neza, tugafata ingamba zarushaho kwihutisha ubumwe bwacu. Kuko turabizi ko nubwo tugeze ku kigero cyiza cy'ubumwe bw'Abanyarwanda, haracyari inzitizi tugomba guhangana nazo. Nimba koko twifuza ubwo bumwe, nuko izo nzitizi twemera ko zihari, hanyuma tukareba n'uburyo twazirandura. Turacyafite Abanyarwanda bakigaragara mu bikorwa bitandukanye by'ivangura, by'amacakubiri, ngengabitekerezo ya jenoside, kuko tugenda tubibona no mu byegeranyo bikorwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Uku kwezi kutubere umwanya rwose wo kubisuzuma ibyo bigenda biba, cyane cyane mu gihe cyo kwibuka. Tuba tugomba kumenya ni ukubera iki bihari, kandi tugafatanya twese kurwanya n'abantu bakibifite. Tunabasaba ngo waba akibifite wenda byaranze no kumushiramo ibyo by'amacakubiri n'ingengabitekerezo, agomba kubiceceka, kuko abana bato uyu munsi babyiruka bakure mu gihugu cyiza gifite icyerekezo cyiza. Ntabwo tuzihanganira na gato umuntu wasubiza inyuma cyangwa se wakwica imitekerereze y'abana dufite uyu munsi. Turazirikana rero ko
tugira amahirwe dufite ubuyobozi bwiza cyane burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika. Ubuyobozi bwatubereye ku isoko y'ubudaheranwa, abanyarwanda babashije kongera kubaka icyizere, umuntu ahari aratuje, turarwana twese no gushaka imibereho n'ubuzima bwiza, kuko dufite icyizere, dufite umutekano, kandi dufite n'igihugu kitwemerera gutekereza gutyo. Iyo tubivuze rero ntabwo bivuze ngo turabifite, ariko ntitugomba no kwirara, kuko turacyari mu rugendo, cyane cyane urubyiruko, abakiri batoya, mwumve ko uruhare runini ari urwanyu, kwanga babibamo ayo macakubiri, kumva ko mugomba kubaka ubumwe, mukuze muri bamwe, niko mubwirwa, niko binameze, mugomba kubimenya gutyo, hanyuma mugaharanira kwiteza imbere no guteza imbere iki gihugu, cyane cyane mwiyubakamo ubushobozi, kuko igihugu ntacyo kitatanze ngo tubugire. Ntabwo rero dukwiye gutsikamirwa n'amateka, yego turacyafite n'abanyarwanda babana n'ibikomere, ariko ntabwo ayo mateka n'ibikomere tugomba kwemera bikaduheranwa. Nicyo ubudaheranwa bivuze, wabayeho nabi ariko ugeze igihe cyo kubaho neza, ufite politike nziza, wiheranwa, ahubwo ni ukwishakamo ibisubizo, ukishakamo gukomera kugira ngo udasigara inyuma cyane. Ubumwe bw'Abanyarwanda tufate nk'aho ni ubuzima bwa buri munsi kuri twebwe, ku buzima bwacu, ariko ni nabwo buzima bwa buri munsi bw'igihugu cyacu. Ari mu mibereho turasabwa gukomeza guha agaciro ubuvandimwe bwacu no kwimakaza ubunyarwanda buduhuza bukatugira abo turi bo. Ni ngombwa ko dukomeza kwiyubakamo rero ubwo budaheranwa n'ubudahangarwa n'ubushobozi bwa muntu bwo gukemura cyangwa kwikura mu bibazo. Kandi tumaze kugira ingero nyinshi zigaragaza ko abantu bemera bagahangana n'ibibazo, ntibaheranwe, bakiyubakamo ubudaheranwa n'ubudahangarwa, hanyuma bagatera imbere. Tukaba rero dushima inzego zikomeje kubishyiramo imbaraga nyinshi, leta itanga umurongo mugari. Turashimira n'abafatanyabikorwa, imiryango ishingiye ku myemerere, n'abanyarwanda muri rusange ku muhate wabo wo gushimangira kuko amahitamo twiyemeje gukomeza kuba umwe, twese dushyize hamwe, ntawe usigaye inyuma. Dukwiye kuziba icyo cyuho, kandi tukirinda uwo ari we wese washaka gusenya bwa bumwe bwacu ndetse n'ubudahangarwa, kuko ibisubizo turabifite. Nkaba mboneyeho gutangiza ku mugaragaro ibikorwa by'ukwezi kwahariwe kuzirikana ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda muri uyu mwaka wa 2022 mu mujyi wa Kigali. Mugire amahoro kandi mugire ubumwe n'ubudaheranwa. Murakoze. Twongera gushimira nyakubahwa Minisitiri, tumuha amashyi menshi cyane. Rero impanuro muduhaye ni nako tugiye kujya mu ngamba. Indatirwa abahizi rero nizo zigiye kubataramira nyakubahwa Minisitiri, banyakubahwa abashyitsi, kugira ngo dukomeze tunezerwe. Murakoze. Niburaza bakoze rutabongera ubugorwa, ntabwo basingoma intabaza.
agasagate ku mugongo karatonye ku mugongo karatonye ku murizo gasa n'ingwe abahungu bakanda umuzi ya kirenge n'abagwiri iyo ndayibagira amagana arahenya kuri mudonda yokushovu na rugara bikinira kamuzinzi ari mu biro nangere yebuwege yabona sikanyarugare nakinya kurya kuri kama iwabo ngase kubumbiko abahungu bakwanda umuzi ya kirenge n'abagwiri bamuyibagira amagana inyaga kuri mudonda yokwishavo na rugara bikinira kamuzinzi ari mu biro nangere yebuwege yabona ifasi kanyarugare nakinyagura kurya kuri karamba yose ku mumbimaho twari zararurwanya we tusimezo twari tusimezo twari abana b'u Rwanda we tusimezo twari tusimezo twari tusime we tusimezo twari twari u Rwanda we tusimezo twari mutara wona we tusimezo twari akaryoshye ntigahora mwitama mwari kumwe n'indatirwa abahizi naho ubutaha mu bitaramo twateguye bizabera mu bigo by'amashuri n'ikibazo cyambuza gukorera uru Rwanda mpamvu nimwe ndeba n'ikibazo cyambuza gukorera uru Rwanda mpamvu nimwe ndeba n'ikibazo